Hello, ini wa mukunzi wanyu niyo nkuru comedy. Nimba udukunda kanda like, nimba udukunda kanda subscribe, nimba udukunda kanda kugira udukurikirana comedy zacu mu buryo bukoroheye. Mwana wanje rero urabizi ko mukunda na murumuna wawe namwohereje kwiga, rero muzaje mwubaha cyane, nimba tuma kwiga muzaje mugenda mutebuke, muze murabona yuko umugore wanje mwagize umwaku bitaba Imana. Ngo rero muzaje mutebuka mufashe imirimo, murabizi yuko haba hari imirimo myinshi. Yego papa ndabyumva, ahubwo nanjye mba nawe uzaje ugerageza na murumuna wawe nazaza kwiga saza gufasha. No. Ibyo birahari ariko iwe papa nataribagirwa mwarimu yabahaye umukoro, uwo mukoro yabahaye se barabari igifaransa kuko twebwe twize oya bigisha imibare, urabona n'uruhara cyangwa ni ingiyira yewe bavuze guteranyaho kabiri ni kangahe? Bavuze ngo muzajye mudufasha gukora uwo mukoro. Ni kangahe papa? Mwana wanje rero ni 5. Uyu nguyu se 4 kugabanya 3 ni kangahe? Biza ari ibice wakoresha wagabanya mu mahembe, nibwo wahita ubibona neza bya mbega papa kankwereke rero ikinyarwanda baduhaye. Ikinyarwanda nose mwana wewe muzi gusoma ibintu uza ibihekane nje nabyo nzi hansomera ahubwo bajya mubwira ukuntu batubwiye. Bavuze ngo mukore No. ikinyazina Jango twabize nagiye kunywa kumba nagutumye mukuru wanje arabimbwiye koko nawe ajya yiga. Wabitubwiye Yesu 3 kuranya nk'amagana akora y'ibyamwa ibyo gangahe 3 kuranya 5 n'ibihumbi 2 urambeye wewe mwana wa bose ndabona bikunaniye uzajya wewe wese masaka ikimana akubwiye 3 gutanyaho 5 birakunanira bose nangaye wewe ubwa nanga ni 7 mwana bose bazajya mushyira mu wowe uzajya ukomeza ugiye kwiga njya nzabimenya mwarimu yatubwiye ko oya nibyo n'ibirindwi papa ntago wambeshya, ntago nakubeshya rwose. Urabona n'uruharo maze reka twebwe twize bakoresha ururimi rw'igifaransa. Reka mbike njye no kurya papa zawe ntuzamundemeye nyine uzaziragira n'izizajya mbona zahaze rwose nzaguha n'inka nziza uyikwe umukobwa. ewe ejo nzagutuma kujya gusaba rwose nanjye ndashaka ubukwe gukanyicaza ahantu hose. Bana ako sibi byana byo reba nk'iki wasanga kirimo gucata n'abakobwa ase mwafunze ibyo telefone reba mwicare kwanza babwira akantu k'ingenzi ugiye gutangira bya bintu byawe ngo ako mwarananiye mwabahungu reba nawe ufite imyaka senga nta kintu uribwira, uri mu bitelefone mu bakobwa nta kintu wibwira. No. nakubyaye ntari umwana witonda, reba nk'iki No. Oya ibintu byo kwiba mu rugo rwanjye ntago nigeze niba, nakubwiye wanjye ntago nigeze niba nabaga Marisa uyizana nk'ukuri. ariko se Xavier wagiye menya ko umuntu aba yaraburijwe. Oya mujye amabwire akantu mugiye gukora sibyo weho
ndabona nari nawe rukukira n'umwana wanjye ntabwo yajyaga yiba none n'usigaye utuma yiba rata mwana wanjye ndakwemera cyane nkunda ko kera wajyaga uba umuntu mwiza nyine ariko ururwana ni rwo cyo kora akamubwira mwajye mwitonda nk'ababana twabonye cya gihe kwa wa muryango kanicare mbiwabwire Yesu ejo bundi nagiye gusura ariko nyine buriya ariko se ko nabikozeho rimwe nabire mwebwe mubikoze inshuro nyinshi cyane abundi biye no mu miryango yanyu agacupa w'ikingana mu gitanda nanjye n'inzo ako mwigasha abantu nandika kera nafata none narafashe ibiyobyabwenge inzoga byose narabiretse kubera inama za muganga nawe uzajye kwa muganga hano kuko sibyo hano itegeko riravuga rero umuntu w'inzoga ashanaga areba nkaho Check. No what? Nago. Bro. Yaba bibi wakiro. ubwo nawe urasetsa banza urebe banza nkwereke se nkushoneshe wakintu hano wabuze reba we chamani. bro mukomere mumeze mute Wabonetse igenge bro. reka dusuzanye Bro, shona uno dashona ubyihoresha. Ese man uri kugeze bro. cyamvuye kwiga bo ngo nditaha Oya babutse kwikaga se cyara hano tukubwire. urambwira iki Bro, ugo mwiga iki none se man? cyabo twiga icyongereza ikinyarwanda imibare Umuswa. Uyu mukaritasi yarakakaye. Ese man imyaka ugwije aya nagapakasi ma. Senkani ko kiga mwana. nase mwebwe simwate kwiga kandi ngo wakintuza amafaranga tuba turi ayahe Reba banturebe hano amakaritasi. Urayibona reka banze n'ubure noneho wirebere neza. Uramureba nose ko yambaye wahinze se bivuze Nzureke se nanjye cyane Niyo karitasi mwana turi no gusomana reka ndebe ko ndemo bari bamukoze ku bintu oya bro ariko reba hano ako muzajye gusenga mushaka mwajya gusenga reka gusenga basenze singiye basenze wowe umutwe ndumva akazi kabite tubona smartphone nk'iyi nanjye nayibona birashoka ko watsinda kandi kibonye kino cyane ubu ni mu gusa reka urabona ko tere tubugaragaza ko ni cyiza ubu ngo busibyo akani mu gusa reka mubwira akaza nijoro ukora iki nijoro yes gusubira mu masomo nkahita ni ese manu amasomo uzabiki iyo usubiye mu uzabe gitifu kwiga unyeneye imbwa ngaho ufite imyaka ingaho so ufite imyaka 23 rwose none se ubu ngubu abasore mu ngano baracyari mu iteranyuma nkawe twe twageze mu iterambere manini ariko kwiga papari yambwiye ko ari iterambere kwiga tuzageraho tuziga mu 5 nese nimba yiga mu abro reba kunukira kureba kunubesha bro reka nguje warashaje kununga akira wakinwe kira agapisi twi warashaje waronuka kandi ntabwo muri guterana ingu ndashaka kurwana se nigendere ngiye umva nika abana baje ubu ntibari mu rugo bosera ubu ntibavuye ku umwe ntiyavuye kuragira undi yavuye kwiga mwana wa wasinziye komera ni njyewe mwana wa bavuye kuragira se bavuye kuragira avuyeyo umusaragiye nka ariko neza ntago wonesheje ntago nonesheje murumuna wawe se ntabwo yari yava kwiga murumuna ubwo se ari yaza mweruka mu gitondo ajya kwiga umwana yari yagiye kunanira rwose ngire kuba rwose kwiga byarakunaniye ntabwo ukize mu kuragira none nuriya wiga none nuriya wiga ubu agiye gutinda koko ariko papa uriya mwana yaratunaniye
ngira ngo hari abantu barimo kumukiramo imico mibi dore ko isi naramubwiye ngo iyi si yarashaje rwose azajye abirinda rwose ubwo se imico mibi rwose kera nari umuswa ariko wowe rwose turasa pe turasa rwose uzajya unyubaha rwose ntari Mwiriwe mwana wa. Uzi ko watinze kuva kwiga rwose byagenze pari wowe byihorere urananiye rwose uyu munsi kwishuri none ibintu badukoresha ufashe igikapu murumuna yagufashe igikapu reba murumuna wawe yavuye kuragira kare naje mvuye hara kuri kakaritsiye gushaka ibyo turi burye yatetse mwana wawe rwose yatetse nta kibazo nanjye nabishakishije papa uyu munsi kwishuri kubera ko twatinze gutaha twabaye tukiva mu ishuri batubwira ngo dukore amasuku noneho mvuyeyo mpita njya mu masuku nyine icyo ngicyo cyanindije ariko abo barimu babashyira mu masuku twakorotse bameze twakubuye nta kintu tutakoze pe abo barimu babakereza gutaha ngo uzumfashe imirimo urabona imirimo ibaranje erega mwana wanjye amajire no gusaza wazatekerenge nk'icyo murumuna wawe papa rero akamubwira njyewe kwiga ndumva ari byo byiza nzajya njyewe buri munsi ngaho jyana ukuremo imyenda urebe ibyo kurya ayo iyo myenda icyo gikapu kinjyaniye mu nzu iya mu nzu mana yanjye ibi byana kuko byasize bikinzeho nta rufunguzo najyanye ubu nakamera kandi ase iyo nkinjirana warayubatse ariko nawe warayubatse nini ugabanya induru papa Yesu ako si igifunguzo gitayeho ubu ngubu ubu wagitaye mu bakobwa ako nje ibintu by'idari nawe ko nabyaye nkapfusha nabi uzagendera mu bakobwa kuva ryari neza ufunguzo njya neza ufunguzo reka kwamagara mukuru wanjye ruzana irukanka ibyo byana babinze ibyana byarananiye papa dore kino wakiza urufunguzo rurihe hehe ariko irukanka ujya ku rwego irukanka vuba ariko banza ugaruka muzane bya bitelefone ndabakubita kwanza muba mwicaye hasi mwicaye hasi mumeze izo telefone nizo zibagomesha bro icyaro nagiheba koko izo telefone zana iyo telefone ko wajya kunyubaha zana iyo telefone zana nawe iyo telefone zana iyo telefone n'ibi bikoteri shaka mbibika hanga azagiye ikinjira mu cyumba nyici kigiye kunzanira hariyo ngo urufunguzo warushyize he irukanka ujya kugwena ihute hariyo ngo weho warananiye bereka je mubwizo umwana w'imfura sha yanjye reka mubwire papa mwana w'imfura weho imfura ijyana na se nawe wasa ibyo bintu mvuga n'ibiki ibyo bintu mvuga n'ibiki ntabwo mbyemera kubyara ibiraha agiye muba nka ba bana beza urareba nk'ikirara reka urabizi sibyo nako kamaze cyo kureba bya telefone byanjye za telefone ninsanga hari uwazijyanye ndabakubita ariko tuzugira umutekano ninde wageze mu cyumba biyenda mu telefone yanjye ntabwo byaje rwose ntabwo ibyo nibyo wibwira rwose